bashonje tubaha ibyo kurya, turabahembura, bambaye ubusa turabambika, babuze icumbi turabacumbikira. Ariko kuko ari abantu bukeye barahinduka, na Yesu nuko bagenze. Bukeye ati Baraba ni mwene runaka turamuzi, ariko yiyise umwana w'Imana mugire gute? Mumubambe rwose, mumubambe. Baraba turamuzi. So ahanga muri karitsiye hari utazi se nyina ntimumuzi, sekuru ntimumuzi, Baraba hari utamuzi si? Ati mumufungure pe. Ariko iyo Yesu ahageze aragukarabya akagusiga, yarangiza akakomora ibikomere wakomeretse, yarangiza akakwambika akagushyira ahaboneka kugira ngo abantu bose bamenye ko wahuye nande yemwe. Nawe Yesu azadimbure mu kibazo cyawe, atubure. Anyuranye imigambi y'abana b'abantu, anyuranye amaboko yabo, anyuranye ibitekerezo byabo. Uyu munsi nawe ni umunsi w'umunezero kuko ari umunsi ukomeye cyane. Imana iduhaye okaziyo kugira ngo twongere tuvugeho imbaraga z'Imana. Haleluya. Mu muco w'abakiranutsi cyangwa w'abakristo kwivuga nta kosa riba ririmo, kandi nta n'amategeko agira gute yemwe abihana. Ku mazina nitwa Profete Ezekiel. Nkunda Imana kandi namwe mwese ndabashimiye kuko Imana yashimye ko uyu munsi tubana mu materaniro y'iki yabera. Haleluya. Nezerewe by'umwihariko uyu mwanya twongeye kubona kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku jambo ry'Imana rivuga ngo icyo wamenye. Haleluya. Abaririmbyi baririmbye bavuga ndetse badukumbuza igihugu cyo mu ijuru, uburyo nta mibabaro, nta marira, nta maganya akibamo, habamo umunezero gusa. Ndetse baravuga ngo ndakibakumbuje kugira gute yemwe kukibamo. Haleluya. Nta nzara ihaba. Ubwo hano mu isi dushira iminsi myinshi, ubwo tumara igihe kinini dushaka ikintu twahereza iyi nda idashima. Haleluya. Ariko mu ijuru nta muruho tuzagira wo gushaka ibyo kurya, kuko ubuntu bw'Imana buzaba buduhagije. Ngo hari amata y'umwuka wera. Haleluya. Kandi hari ibyasezeranijwe abayikunda. Ibyo ngibyo ni umugabane w'abagize gute yemwe w'abayikiranukiye. Imana itugirire neza cyane. Ntago tuzarushywa n'imyambaro kuko mu ijuru nta masoko arema. Haleluya. Nta mibabaro izahaba yo gushaka imyambaro kuko mu ijuru nta masoko agira gute yemwe ahaba. Hari uvuga ati runaka yambaye agakurari keza, runaka yambaye akantu kameze neza karapika, uriya mwenda n'uw'igiciro, iriya nkweto irahenze. Ayiwe, mu ijuru hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Nguko tuzasa uko nguko nibanga nawe kuragira gute yemwe ntago kurerekanwa. Ariko icyo tuzi nuko tuzasa nande na Kirisitu. Imana itugirire neza cyane. Abana baririmbye ngo tambira iyo Mana yawe yakuvanye hehe? Muri Egiputa. Hari Egiputa twamazemo iminsi, hari Egiputa twamazemo imyaka, ariko noneho ngo uyu munsi, iyi tariki ya none, iki cyumweru, haleluya, ongera utambira Imana yawe yakuvanye muri bya bihe. Haleluya. Ongera utambira Imana yawe. Ese uri kuyitambira gute? Muririmbyi, munyamasengesho uri kuyitambira gute? Mucuruzi uri murayitambira gute? Weho muhinzi mworozi uri murayitambira gute? Iyi Mana ni y'abakire ndetse ni Imana y'abakene, ni Imana ihembura abashonje igakomeza guhembura abahaze, ni Imana y'abambaye ubusa kandi ni Imana y'abafite imyambaro. Ntabwo igirobanura ku butoni. Ijambo ryarambwiye ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka uwo ngo Imana igira gute? Iramwemera. Ni ukuvuga ngo wasa n'icyatsi birakureba, nushaka use n'umukara ntacyo bitwaye, ube inzobe ntacyo bitwaye, ube muremure ntacyo bitwaye, ube mugufi nta kibazo. Icy'ingenzi nuko mu mahanga yose ukora, haleluya, ugira gute? Bavuze uvuga, bavuze uzi gucuranga, bavuze uzi kuzinduka,
bavuze uzi kurwana, bavuze uzi gutongana, ese bavuze ufite amafaranga, bavuze ukora ugira gute? Ese ahubwo wakwibaza imirimo yanjye ndimo gukora niyo gukiranuka? Amena. Umuvugabutumwa yatubwiye ngo dayimoni yabajije ngo ni inzererezi, niko Bibiliya yavuze ngo inzererezi, ko uwo Yesu Pawulo yavuze yakoreye ko tumuzi, ko tugize gute, ko tumuzi. Nabo badayimoni muvuga nabo tugize ute, turabazi. None mwewe muri bande? Umwami wanyu ni uwuhe? Muramya nde? Muravuga nde? Uwo nguwo Pawulo yavuze? Ntabwo iryo jambo ryumvikana. Mwewe muri bande? Mwewe bwite muri bande? Aleluya. Birashoboka ko ndi umucuruzi, abantu bazi ko ndi umucuruzi, ariyo address yanjye. Avuga ati Ezekiel ni umucuruzi. Niba ncuruza amateke, murabizi ko ncuruza iki? Amateke. Niba ncuruza ibigori, mubizi neza ko ncuruza iki? Ibigori. None ko tuzi uwo Yesu Pawulo yakoreye, ko tuzi uwo Yesu Pawulo yahamyaga buri munsi buri saha, mwewe n'uwo dayimoni muvuga ko tumuzi, mwewe haleluya. Bwira umutima wawe ati Mana umpe kwimenya, kubera ko iyo umuntu atarimenya ntago abasha kwihamiriza. Mvuge ko nitwe Ezekiel, babimenye. Satani agahora mukingiranye, Satani agahora mushizeho agahugi, Satani agahora ashize maske ku buzima bwe, Satani agahora ashize inzitizi ku buzima bwe, Satani agahora ashize inzitizi ku migisha ye, kugira ngo atimenya. Namara kwimenya yisobanukirwe, namara kwisobanurwa akimenya uwo ari we, azahindura byinshi. Niyo mpamvu ahisha abantu kwimenya. Aleluya. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Abantu bamaze kwimenya, haleluya, ngo bahise bamenya Imana yabo. Bamaze kumenya Imana yabo, ngo barangije barakora. Rya jambo gukora riragarutse. Bakora iby'intege nke, bakora iby'amafuti, bakora ibyo bibwira, bakora ibyashize si, bigana nk'ibyo barabandi bigana, bakora iby'ubutwari. Mubye Imana iguha umugisha. Uyu munsi yuza nakuraritse, umwuka akagukoresha uko kwagukoresheje. Harabari kugira ngo yenda hari nakongoreye, n'ubwa mbere nkubonyeho. Uwaguhaye ijambo wicyo bikoze yarakuzi, ariko ngewe ntago nari nkuzi pe. Rero Imana yahisha amaso yanjye mu gitondo nkigeraha. Uwo nari nzi ko ari buyobore sinamubonye, n'ubu sinamubonye, sinzi aho ari, sinzi nuko bimeze. Ndavuga ukereka nyobore n'imbere y'Imana. Niba hano hari abantu bibuka nageze hano n'ibitabo, mbisubiza hehe? Mbisubiza he? Abantu babibonye bazamura ikiganza turebe. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha nawe. Amena. Umwuka w'Imana yambwiye ngo urigisha ntabwo uyobora. Wabyumvishije? Urigisha ntabwo ugira ute? Ntanga gahunda nyihereza undi muntu. Ati nawe uri bwigisha ati hoya ibyo ntago bindimo. Kumbe hari uwo Yesu yari yamaze kubishiramo. Kumbe hari uwo Yesu yari yamaze kubiteramo. Niba umurimo atari uwo akaba ari uw'Imana, azamura ibiganza uvuge ngo Yesu urashoboye. Amena. Arangije aravuga ati bamwe baraza bakigira ng'intama nyamara ni ihene. Baza bameze nk'abahunze, nk'abatagize iyo bajya, ariko mbabwire ngo aho mugiye harazwi. Mwaje imbere y'iki? Y'Imana. Ahubwo ubwira Imana ati Mana unyiyereke kuko ndi imbere zawe. Mana unyigaragarize kuko ndi kumwe nawe. Mana umugisha kuko nkwiringiye. Mana ntusige mu kibazo, ndaguhamagaye, ndagutabaje, ntusige mu kigaragazo. Nawe amagambo yawe ari menshi uri hejuru yayo, naho ibibazo byaba bikomeye urabirenze, nawe intambara zaba zikomeye ntayakunaniye. Yewe nizo mu Isiraheli warazirangije. Amena. Hari umuntu wishimye ngo atere haleluya?
hari umuntu uri gufashwa ngo atere haleluya. Buriya nari maze iminsi mbihisha, nkemera nkazana abavugabutumwa bavuye hanze mu mahanga n'ahandi, nkabahereza umwanya ngo bavuge, nkagira gute, nkihisha, nkiyicarira. Bamwe najya no gusenga atari ko pastor ntago heruka kumpanurira, wajya gumpanurira bigasohora, none rwose ntago heruka kugira ute kumpanurira, ntago heruka kunsengera. Haleluya. Umubwiriza yaravuze ngo igihe n'igihe cyacu. Haleluya. Buriya hari abantu bamenyeye ijwi ryanjye ko mbahanura ngo babone ibisubizo, ariko Imana izanye umuhanuzi ngo yigishe abantu kugira gute, kwihana. Amena. Uwiteka azongera atoranye we, hayiwe ngo Uwiteka azongera atoranye we, hayi mu baririmbyi azongera atoranye we, hayiwe tubivuga azongera atoranye we, mu banyamasengesho azongera atoranye we, hayiwe no mwitorera azongera atoranye we. Amena. Buriya reka nkubwire, uburyo wigishijemo, uburyo twarimo tuganira n'abantu twageze hano ku rusengero mbere, wagira ngo wari watwumvirije. Nahoze mbwira abantu, weho wireka gusenga kubera runaka, ahubwo menya ko waje gusenga Imana, utaje gusenga uwo muntu. Uwo muntu nawe afite imitwaro ye, naho yaba afite inshingano, ni diakoni cyangwa ni pastori, naho yaba ari umuhanuzi cyangwa ni umuririmbyi, afite uwamuhamagaye, afite icyo yamutumye gukora, nawe hari icyo yakuzaniye. Hari umuntu twigeze guhura mbona yagira umuhamagaro wo guhanura, ariko yatubwiraga ndi umuhanzi wigenga ku giti cyanjye, reka mbaririmbire. None akaririmba indirimbo, yaririmbaho nk'igice kimwe, ati mureke iyi ndende nzayirangiza ubutaha. Akabaririmbye nindi, atariko rero ati buriya, ati buri indirimbo nayo nini ifite ibice binini, narindirimbyeho bibiri, ati nge ndi umuhanzi wigenga hehe ku giti cyanjye, ntago nzi kubesha mwa bantu mwe, nge nshobora kuvuga ibintu mfitiye niki n'ibimenyetso, yenda hakaba hari niki n'abahamya, ndimo ndabeshya se? Amena. Ibintu ndi kuvuga tubiziranyeho ntago tubiziranyeho. Abantu ikibazo bararangaye. Mbabarire untiza amaso undebe, unyumve ibi ndimo kuvuga. Wasanga ari igihe cyawe cyo gutabarwa, wasanga ari isaha yawe yo gukira, wasanga ari firimbi yanyuma igiye kuvuga ku buzima bwawe, mu kibazo ufite, mu ngorane uhagazemo, mu rugamba urimo kurwana. Hanyuma iyo firimbi ikavuga wibereye mu bindi, pa marayika w'Imana akabagize ute, akaba aratambutse. Amena. Ibi bintu mvuze murabyibutse. Ngewe ndi umuhanzi wigenga ku giti cyanjye, ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi, uko umwami nshoboje ngira gute ndamukorera. None hati nk'umuntu w'umuhanzi twabonye turirimbire nk'indirimbo ebyiri, nukuri nta munsi nigeze mbona aririmba indirimbo ngo ayirangize. Amena. Uyu munsi umwe niba hari umuntu z'umunsi yaririmbye indirimbo akayirangiza, mbwa icyo bikoze uyu munsi yigeze ayiririmba ntawo. Kuvuga ubutumwa bamubwiraga ati bwiriza, yewe noneho akakwibwira uburyo yagiye muri Amerika, uburyo byagenze, ukuntu iwabo byanze, igihe Imana iratabara. Haleluya. Nuko amena, yagusaza nyine, utabaye maso no kwiruka wakwiruka. Haleluya. Ariko ndashaka kukubwira Imana itabara itarebye ku ruhande, itamanza kubaza amazina, itabanza kureba aho waturutse, kuko uramutse ugiye gukurikirana hano twese twaturutse ni habi cyane. Ni habi cyane.
umuntu ngo akaza afite 500 yo gutura, Satani akamubwira ati ariko watuye 100 ko 400 turayanywa igikombe. Ni ikigage, ni umunini. Buriya Satani afite ukuntu ariganya abantu abatwara imigisha yawe, ariko twatangije indirimbo ivuga ngo nshatse kugukurikira mwami Yesu buri munsi kandi buri saha, mu gihe cy'umubabaro, mu gihe cy'umunezero, ndetse no mu makuba yanjye. Haleluya. Ese wewe ushaka gukurikira Yesu ryari byagenze gute? Reka dusimbukire mu ijambo ry'Imana. Ni igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana tugiye gusoma, ibice byaho ni 2, turahera ku murongo waho wa 8 tugeze 11, twumva icyo hagiye kutubwira. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice byaho ni 2, umurongo ni wa 8 turageza 11. Reka abahageze dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga uti urwandiko rwandikiwe ab'Isimuruna. Wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti: uwa mbere ari nawe w'imperuka, uwari wapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abiyita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Dukomere Imana yacu amashyi. Amen. Iri jambo ni ijambo ryiza cyane, kandi ni n'ijambo ry'imbaraga. Haleluya. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo urwandiko rwandikiwe ab'Isimuruna. Haleluya. Simuruna y'uyu munsi, Simuruna ya none, ni twewe abanyakinigi, ni twewe abanyamusanze. Haleluya. Hari urwandiko Kristo yakwandikiye, nukarutwandikira twembi ngo nge nawe turusomere hano. Haleluya. Uru rwandiko rwanditswe n'umugabo witwa Yohana, kandi uyu Yohana yanditse izi nzandiko, azandikira amatorero 7. Haleluya. Yandikiye Abaefeso. Haleluya. Yandikira Filadelfiya, yandikira ndetse na Aziya. Haleluya. Yandikira Simuruna, ahangaha tumaze kuyibona. Hari n'urwandiko yandikiye ab'Ituwatira, hari urwandiko yandikiye ab'Iperugamo, n'izindi zageze ku nzandiko zingahe? 7. Ariko urwandiko nshaka kuvugaho uyu munsi ni urwandiko rwandikiwe bande? Ab'Isimuruna. Urwandiko rwandikiwe abanyakinigi, nirwo nshaka kubasomera uyu munsi. Urwandiko rwandikiwe abanyamasengesho, urwandiko rwandikiwe abaririmbyi, urwandiko rwandikiwe abahanuzi, urwandiko rwandikiwe abajya mu mwuka, urwandiko rwandikiwe abaramya, urwandiko rwandikiwe abacuranga, urwandiko rwandikiwe abakirisitu. Haleluya.
urwo nirwo ngira ngo mbasomere uyu munsi. Haleluya. Yohana yandika izi nzandiko nkubwire ngo kiba nawe abiri arimo arabona, ariko we yari impumyi yaranogowe mwiki yemwe amaso. Azandika yari ku kirwa cya Patimosi, niho yari afungiwe. Ariko iyerekwa riraza, kwandika arandika. Haleluya. Arangije uyu munsi wa none aranyandikira njyewe nawe ngo twumve icyo ashaka kuvugana natwe. Haleluya. Ubundi ijambo simuruna rifite igisobanuro. Simuruna bisobanura ibihumura neza. Amena. Simuruna bisobanura ibihumura iki? Ibihumura neza. Reka turebere hamwe umuremyi muri uyu mujyi wa Simuruna. Ubundi Simuruna yari umujyi, murimo kunyumva? Nkuko wavuga Kinigi, nituvuga Kigali tutatuye twivugire Kinigi yacu. Uranyumva? Simuruna rero risobanurwa ngo ibihumura neza. Buriya imusane y'ibihumura neza nibigira gute yemwe? Nibisharira, sibyo se? Bishatse kuvuga iki? Nuko iri torero ry'Isimuruna ryabayeho mu gihe cy'akarengane k'abakristo kuva mu mwaka w'ijana kugera mu myaka 313. Itorero ryari riri muki? Ryari riri mu karengane. Amena. Ako karengane itorero ryari ririmo niho habonetse iri yerekwa. Rimaze kuboneka nuko marayika abonekera Yohana, haravuga ariko rero andikira itorero ry'Isimurina, andikira aba banyakinigi, bandikire. Haleluya. Bandikire ubibutse iby'ubwami, ubibutse iby'imbaraga. Niho yavuze ngo nzi amakuba yawe ndetse n'ubukene bwawe, ariko uri umutunzi. Amena. Nzi ko bakuvuga, nzi ko bakwanga, nzi ko bakubuza ku minwa, nzi ko bakuroga ku manywa na nijoro, ariko uri umutunzi. Mu bukene bwawe Imana irakuzi. Haleluya. Igize gute? Igize gute? Harya wambaye hari wagiye gutira igitenge, ati ntizi igitenge rubwo ngiye guterana nuko nkenyere. Naho wararira ikidodoki. Haleluya. Ubuze uko wakibonye. Nta muntu unyuraho ngo manzi ujye gusabiriza. Haleluya. Naho gasabuni ko kumesa kabura, hahandi ujya ufata ideni bajya bamenya uko ubishyura, bakakugirira icyizere maze bakakaguha ukimesera. Haleluya. Nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe ndabuzi, ariko uri umutunzi. Haleluya. Nubwo utisiga amavuta ya 15, ariko na cya gikotoro cy'I5 hari uko Imana ijya ibigenza ukakibonaho ubwawe. Haleluya. Muri iyi yuzuye umwuka aririmba ngo ntabwo tubayeho rero ku migambi y'abantu. Haleluya. Ntabwo tubayeho ku bubasha bw'ababandi, ahubwo turiho ku mugambi w'iki? W'Imana isumba byose. Wakomeye Imana amashyi. Nuko utukwa n'abiyita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Haleluya. Uzinga abaturwanya si ibiremwa. Wagize ngo ntiturogwa n'abantu. Wagize ngo abaturwanya sabo twagiriye neza. Wagize ngo abaduhiga sabo tuziranye nabo. Erega na Yesu yabivuzeho. Yaravuze ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo. Bisubiremo neza ngo azaba uwo mu rugo. Nuwo mu rundi, nuwo hirya, nuwo hatazi, nuwo mu rugo rwe.
ubu Munyamusanze yakuvuga atakuzi koko? Nose umuntu yava imuhanga akaza akakurwanya, akakujyana mu rukiko, akakujyana mu bibazo, akakujyana mu barozi hehe atakuzi? Turwanya ari abakure, ni babandi twagaburiye sha, bashonje tubaha ibyo kurya, turabahembura, bambaye ubusa turabambika, babuze icumbi turabacumbikira. Ariko kuko ari abantu bukeye barahinduka, na Yesu nuko bagenze. Bukeye ati Baraba ni mwene runaka turamuzi, ariko yiyise umwana w'Imana mugire gute? Mumubambe rwose, mumubambe. Baraba turamuzi. So wahanga muri karitsiye hari utazi se nyina ntimumuzi, sekuru ntimumuzi, Baraba hari utamuzi si? Ati mumufungure pe, mugire gute? Itorero ry'Isimuruna ryari rifite akarengane nako. Kuvuga ijambo Yesu byari bigoranye. Kuvuga ijambo kuri umunyamasengesho ntago byari byoroheye. Uriya mugi wa Simuruna, haleluya, uriya mugi wari munini cyane, ariko nyamara uza kwangizwa n'abimukira, haleluya. Uza kwangizwa n'abande? N'abimukira. Imana ikurinda abimukira mu izina rya Yesu. Hari abantu bamaze kwimuka mu buzima bari basanzwemo, bashaka kwimukira mu buzima bwawe ngo baze babusenye. Kandi shaho hari ibintu bibagenza, baramanza bakagutata. Yicara uti, aryama uti, akunda iki, avuga ati, bamara kubimenya, haleluya, bakagushobora kuko barakuzi. Intege nke zawe barazizi, imbaraga zawe barazizi. Si babwimukiyemo si? Si wowe bahaye karibu? Amena. Baje bameze nk'abayuda, bameze nk'abantu bakebwe, nyamara ngo arabikiyemwe, arabisinagogi. Haleluya. Imana ikurinda abimukira mu izina rya Yesu. Imana isohora indyarya mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana isohora imbeba zo kukurira imyenda mu mutima, zo kukuvana mu mwuka. Imana izirukane mu izina rya Yesu. Watubanjira yavuze ngo ihene zihinduka intama. Niba hari ukuntu iyo exchange ishobora kubaho for spirit mu buryo bw'umwuka byaba, ariko sinzi ko mu mubiri ihene bwacya yahindutse intama. Karakanyuzeho, haleluya. Uriya mugabane wa Simuruna wabarizwaga hariya ku mugabane wa Aziya ntoya, haleluya. Uyu munsi niho bita hehe? Muri Turikiya, amena. Niho Simuruna, niwo mugi wari uwaho hariya, niho waruri. Uriya mugi waje abimukira benshi. Ikintu bakoze ni ikihe? Aho kugira bazane ubutumwa bwiza, ahubwo bagiye bazana ibigirwamana by'iwabo bakabyubakira, bakazana ibigirwamana by'iwabo bakabyubakira. Noneho uza kwangirika, wangizwa n'abaki? N'abanyamahanga. Imana ivana abanyamahanga mu buzima bwawe kugira ngo umwimerere wawe udapfa, bityo ukagira iki? Ukagira n'ubusabane bukeya n'Imana yawe, haleluya. Ushobora kuvuga abanyamahanga n'abazi, dore umunyamahanga wa mbere ni ukudasenga. Iyo umunyamahanga witwa kudasenga yinjiye mu mwuka birapfa, kuko iyo umuntu arimo asenga, abanyamahanga ubwo baribwiriza bagasohoka mu izina rya Yesu, kuko babona mutari guhuza, babona mutari kujyana. Urambara watega bakabona ntibijyamo, wakwambara igitenge bakabona ntibijyamo, oya wavuga bakumva imvugo zawe ntibikunda. Erega niyo usomye muri Matayo 5, Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Ni ukuri kw'Imana, ab'isinagogi baravuze ati, uyu waratumaraho abayoboke, nta maturo turongera kubona, kabaye. Naho ngaho Yesu bahereye bamurwanya, batangira gutegura uko bazamufata.
batangira gutegura ibyo bazamushinja, batangira gutegura uko bazamwica. Reka nkubwire ngo nuba mukuri ntabwo uzabura ibigeragezo. Nuba mu mwuka ikizakwereka ko Imana ikwishimira nuko uzabona intambara hirya no hino, amagambo yazamutse, abakuvuga barimo kwiyongera, ibigeragezo hirya no hino biri kuza. Uzamenye ko hari ikintu Imana ishaka guturitsa ku buzima bwawe kandi cyiza. Ijambo ryarambwira ngo hahirwa uwihangana, ngo kuko namara kunesha azambikwa iki yemwe? Ikamba ry'ubugingo. None se ko hahirwa wihanganye, niba ari ntacyo wihanganye uzambika ikamba ryitwa ngo iki wowe? Amena. Hari ijambo yatubwiye ati nza amakuba yawe sibyo, ariko n'ubukene bwawe ntabwo ndabuzi, ariko mwere gucika intege, muri abaki? Muri abatunzi. Muri abatunzi, babivuge cyangwa babyange, muri abaki? Muri abatunzi. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Aya magambo aravuga ngo rero ntutinye ibyo ugiye kubabazwa. Dore Satani agiye kurasisha bamwe, kubashyira mu nzu y'imbohe. Buriya gereza ntabwo ari ziriya ribu iba ihagarariye, ziriya ntabwo ari zo gereza gusa. Buriya bariya tuzi ko bafunzwe, ariko kuriya ntabwo ari ko gufungwa. Hari abarimo baragororwa, murimo muranyumva? Barimo barabagira inama, ahangaha mwarakosheje, ntimuzongere, amategeko y'igihugu abigenza gutya. Kuriya ntabwo ari ko gufungwa. Gufungwa Bibiliya yavuze ni ugufungwa n'icyaha, ni ugufungwa n'akarande, ni ugufungwa n'ibizira, ni ugufungwa mu buryo bw'umwuka. Kuko hariya uramutse ubabwiye ati umunyamakosa wanjye, ngira ngo twabonye ikosa yakoze, mutubabarire nk'umuryango we, turabinginze mu muduhereze, tugiye kumuhugura, turazi ko bitazongera. Ntago ribu yakwima umuntu wawe. Amen. Ubu se Satani wayibwira ati nyamara anko namukundaga, none rwose mwemurekeye kumugerageza? Satani yabyemera? Ntago bishoboka. Niyo mpamvu rero mutandukanye gereza, mutandukanye inzu z'imbohe. Iriya bita ribu, iriya bita gereza, iriya ntago ariyo nzu y'imbohe. Hariya ni mu igororero. Ako kantu murakumvishije? Naho gereza ni hahandi Satani agenda akazirikira umuntu ku cupa, yaba atararisoma akaba atahumeka, yakwiyemeza agafata n'ideni, igitenge yakigurisha, ipantaro yayikopa, yewe hari n'abakuramo udusheneti. Ubu kamfashije ariko ugire gute? Urime ndisome, icyaka kingeze hano cyamaze kurenga urugero. Inzu y'imbohe Yesu yavuze hariya, haleluya, n'ububata bw'icyaha. Ndakumena. Izi ngizo urazizi, nizo bita injonogo. Ndakumena, ndagutera ingumi. Amen. Uriya muntu araboshye kuko arimo arirata imbaraga zitariho. Yarangiza ati hajya kanura kazi. Amen. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Hari imbohe abantu barimo bamazemo iminsi. Ndagusomera kabure kamanze manze nasogongera sha. Ndagusomera Matayo 5 bazumirwa. Ndagusomera. Hari imbohe nyinshi abantu bahezemo, hari imbohe nyinshi abantu batinzemo, nyamara bakaba batazi ko bari hehe, ko bari muri gereza. Amena. Burya urugamba rw'amagambo, Munyarwanda yaravuze ngo ubukana bw'imbwa bushirira mu murizo wayo. Umuntu ajya akavuga akameneka agasaduka, ariko mu kanya gatoya nk'ako guhumbya. Mu kanya gatoya nk'ako
gato bikamera nka ya ndirimbo ngo byibagirana vuba nk'inzozi z'iki z'umuntu. Ariko burya umuntu uri mu kazi urimo akora, haleluya, urimo agira gute, urimo akora, naho yarumbya burya anararumbaguza anararumbaguza, naho wanahomba naducyo upfa kuvuga ati ntago nungutse nkuko nari kunguka, ariko duke twagize ute, twabonetse. Niyo mpamvu rero mbabwire mwa bantu mwe, urugamba rwitwa rw'amagambo mu rurambiki, ahubwo muhagurukana urugamba rwitwa rwo gukora. Buriya nuko ruziteza imbere, nuko ruzahindura ubuzima bwawe, kandi kubera ko ufite ibintu byiza abantu bazakwigiraho. Byagenze ute se, bica mu zihe nzira, bimeze ute, haleluya, ukabona ko hari impinduka. Hano hari umubyeyi nuko uyu munsi atateranye, ariko njya mukunda cyane kuko namubonyeho icyitegererezo, twita Ryabuye. Uriya mubyeyi yaje yiyambariye bya bitenge bihendutse cyane, babyita ngo iki, gashwashwa, ni bonjour, rondoni, rondoni. Noneho yabaga yicecekeye, ariko afite umubabaro ukomeye mu mutima we. Hari igihe ajyaga ambwira ati pastor wansengeye, nkamubwira ati tuza, ujye ushyira ibyiringiro byawe mu Mana, ibintu byose birashoboka. Mu by'ukuri muri uko guceceka kwe hari ikintu kimwe yahagurutse arakora. Ntago ari wa muntu wazanaga amaturo tuvuga ati ewa runaka yazanye amaturo, ntayo yari afite, nawe ubwe nta kintu yari afite, ariko kubera kwa gukora atuje, ibintu byabishyize mu Mana. Ubu se uyu munsi yakwambara rondoni? Ntago mubona buri munsi yahinduye za WhatsApp n'ibindi byo ntazi buriya. Ariko Yesu yo yagezemo, haleluya, iyo Yesu yadimbuyemo, ubu uramutse umubonye ntiwagira ngo ni nka muka minisita, haleluya. Satani kinakora ni ukugucafuza, agusiga umwanda, agusiga icyangiro, azana umwuka mubi ku buzima, batuma batakwishimira. Ariko iyo Yesu ahageze aragukarabya, akagusiga, yarangiza akakomora ibikomere wakomeretse, yarangiza akakwambika, akagushyira ahaboneka, kugira ngo abantu bose bamenye ko wahuye nande, yemwe wahuye na Kristo. Abantu bari kumva Imana mutere haleluya. Uriya mujyi wa Sumuruna, haleluya, warangwaga n'ubucuruzi bwinshi nk'iyindi migi. Mwabantu mwe natwe hano mu Kinigi, wavuga ko ari umujyi w'ubucuruzi ntago yababeshye. Muzi ko u Rwanda ruzima rushakira ibirayi mu Kinigi? Mwari muzi ko n'amahanga ashakira ibirayi mu Kinigi? Muzi n'ibindi bintu bashakira mu Kinigi mwari mutazi? Ibi biti bivamwe amapironi biva hehe? Rero ngo yari umujyi urangwa n'ubucuruzi bwinshi nk'iyindi migi. Reka nkubwire ko aho warohamiye ari inyanja nk'izindi. Reka nkubwire ko ibikurwanya ari n'ahandi byabaye. Ihanganira ikigeragezo urimo, ntago ari wowe gitangiriyeho, si nawe kirangirijeho. Yesu nashimwe cyane. Ku mugoroba hari umuntu wampamagaye aranshinyagurira, arangije arambwira ati harya ngo abasezeranye ntago batanasha, ati nguhaye umwaka umwe. Ndamubwira urakoze ko uyu mwaka nawe wumpaye, basi nzicare nanjye narasezeranye muri iki, muri uwo mwaka, kandi urakoze cyane pe. Depti wa yarahari, ntago nzi kubeshya. Iri jambo uko ndivuze ni nako namubwiye, namushimiye icyampaye, ariko ntago azi icyo Imana igize gute itubikiye. Abantu bavuga ku buzima bwawe bakurikije uko bakubona, ariko Imana hari byinshi tubikiye. Nubwo hari waririmbye ngo hari ibyo yatubwiye bitarasohora, uwakwereka iby'ibitsi itakubwiye ni byinshi cyane.
ubuse wari uzi ko uyu munsi tuzirirwa na hano? Naryo ryari ibanga ry'Imana. Wari uzi ko uyu munsi turahura n'uriya mubyeyi se? Naryo ryari ibanga ry'Imana. Nge kuri plan nari nzi kuri uyu munsi tubaza kubana na Pastor Mike from Uganda, ariko siwe twabanye nawe. Nari nzi ko uyu munsi turi bubane na Obedi kuva i Rubavu, siwe twabanye. Amen. Uwiteka azongera agire gute? Yatoranyije ukwiriye. Hari imigambi y'abantu, hari n'imigambi y'iki? Y'Imana. Mureke mbabwire kano kantu. Buriya umwanzi wawe yashima kubona wambaye nabi, yashima kubona uri gusabiriza, yashima kubona uri kurira. Iyo akubwira ngo nayimbwa nuyikamira uzabura umugabo, nayiki hajya imbwa basigaye bazikama, ariko reba ko gacira guhaye. Reba ubwo mu muntu buri ngo nayimbwa uyikamiye uzabura umugabo. Abivuze nk'umuntu, ariko kubera Imana ngo ariko bugacya bukongera bugacya. Wakomeye Imana amashyi niba nta shyari. Erega nawe hari abari bazi ko buracya wapfuye, bagiye kubona babona uzindutse uri kizungerezi mu mwuka no mu mubiri, isoni zirabakora babura uko babigenza, kubera ko Imana ihora yitwa iki yemwe? Yitwa Imana. Ubu se wari uzi ko n'aka gasura ufite ari Yesu? Ku bwabo uba warapfuye, bararengejeho itaka. Amen. Ati rero wabonye kuri ari we mukobwa? Haleluya. Wabonye kuri ari we mugabo? Ariko ubundi ko ntakubujije kuryama, isahani yawe ko ntayizi, ko ntari imyambaro yawe, uyu munsi uri gushya warura iki? Amen. Reka nkubwire impamvu bakurwanya. Icyambere nukuri umunyamugisha. Utari umunyamugisha ntibakurwanya, baguhora iki? Uzarebe babavandimwe bagiraga nkango akongera, noneho ubwo urumva ijisho rihita rigira gute? ritangira guhindura system. Si myotsi birakuruye, yashyize mu wa gatatu. Noneho aho ngaho rihita rigwa. Yes man. Yes man, tubimeze gute se man? Aturayoka cyangwa ntaguyoka? Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Hari uwo duherutse guhurira hariya mu mugezi, avuze ati noneho polisi zingo, ndamubwira ati komera, humura ntacyo nkutwara. Ati Mana, ati kabisa, ati ntumere umubabisi kabisa, ati bi Babiloni bijya bitu. Ndamubwira ati humura. Yesu nashimwe cyane. Rero hariya yakuruye ya myotsi ya ingahe? Iyo yakuruye iyo myotsi aba yumva afite imbaraga. Iyo azamutse afite bibiri by'igiporezo. Byiki? Babyita igiporezo. Icyo gihe arakubwira ati mani witonde, ngewe n'umutwe nawumena, niba ari inoti nakwishyura. Kandi afite angahe yemwe? Haleluya. Hari ububohe bubosha abantu, impamvu bakurwanya nukuri umunyamasezerano. Haleluya. Iyo ni impamvu ya kangahe? Ya kabiri bakurwanya, nukuri umunyamasezerano. Iyo umuntu afite amasezerano, we nayo masezerano barashakishanya.
niyo mpamvu umuntu abyuka agahura n'amahirwe akabona akazi, yabona akazi Imana igakomeza ikamushugurikira, hakaboneka n'undi uza kugura kugira ngo aze kugira icyo yunguka. Satani ararwanya kutunguka, Satani arwanya ibyishimo kuri wowe. Haleluya. Simuruna yagize akarengane nk'ako nawe ufite muri uyu munsi. Uyu munsi akarengane kawe naje kukubwira ko kagize iherezo, kuko akisimuruna karigize. Nubwo Yohana niwe washoboye kuba bishop wa mbere mwa uriya mugi, uwo Yohana numwe yari umwe mu bigishwa bande yemwe ba Yohana. Haleluya. Yohana yari afite abigishwa, umwe muri bo niwe wabaye bishop wa hehe, wa uriya mugi. Ayobora itorero iminsi n'iminsi, ndetse aza gupfa aziza akarengane ko kuvuga Yesu. Aravuga Yesu wapfuye akazuka. Yesu naririye ku birenge bye, sinamwihakana, sinamuvuga nabi umwami wanjye. Sinagira gute? Sinamuvuga nabi umwami wanjye. Ndagira ngo nsoze bene data, subiza amaso inyuma. Ese ibiri kuguca intege nibyo hanzeho amaso, cyangwa uri kwibuka Yesu wabambwe? Ese amagambo barimo kukuvuga niyo ari gutuma ucika intege, cyangwa uri kwibuka urupfu Yesu yatsinze akazuka, ko nawe abasha kuzukana ibisubizo byawe? Garura ibyiringiro ku Mana. Yesu aragukunda, Yesu agufiteho umugambi mwiza kandi munini, Yesu agufiteho amasezerano, Yesu agufitiye byinshi byiza azagukorera. Amena. Mbere nta nubwo bemeraga ko nasezerana, ariko uyu munsi bari kubyemera bakampereza iki yemwe? Umwaka umwe. Haleluya. Yes, nawe wemere wakire. Urumva mbere ntibabyemeraga, ariko uyu munsi babyemeye. Haleluya. Bahangije bampereza garante y'iki? Y'umwaka umwe. Ariko nukuri zarenga, inarenge yongera irenge mu izina rya Yesu. Bavuga ari abantu, bagakora ari abantu, ariko Imana iza gusohoza nk'iki? Nk'Imana. Witinya ibyo bakuvuzeho, witinya ibyo bakuvuzeho, witinya amarozi bakuroga. Ntago wayakijijwe nuko ari izindi mbabazi bakugiriye. Ngo kubaho kw'inkoko rero niba atari impuhwe z'agaca, wibuke ko Yesu wakubiswe inkoni ku bwacu akatubambirwa aracyahari. Haracyariho Yesu, aracyariho, haracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu nirwamuheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho, umwami aracyariho, haracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu nirwamuheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho. Yesu ntago yaguteza abanyasinagogi, Yesu ntago yaguteza barara, Yesu ntago yaguteza ziriya nzererezi, kuko Yesu afite aderese, yicaye iburyo bwande bwa Se. Niyo mpamvu natwe agomba kuduha aderese mu izina rya Yesu. Amen. Emera bike bakugeneye, Imana igiye kuza kubitubura. Wagize ngo umwaka bampaye nawuhakanye, sinawemeye, ndanawakira. Ariko nzi ko Yesu nadimburamo izaba nka 50 mu izina rya Yesu. Ubu uteranyije kuri 33 mfite, sinzaba mpabaye mwa. Haleluya. Nawe Yesu azadimbura mu kibazo cyawe, atubure. Anyuranye imigambi y'abana b'abantu, anyuranye amaboko yabo, anyuranye ibitekerezo byabo. Haleluya. Erega ngo abayo yabamenye kera, none ahubwo yari asanzwe akuzi, yakuzanye uyu munsi ngo aguhe umugisha, akira umugisha w'Imana.
uyu munsi Yesu yakuzanye ngo aguhe imbaraga, akira imbaraga zo guhangana no kunesha ibyo byose mu izina rya Yesu. We, intambara twanyuzemo, iz'imihoro, iz'amasasu, iz'abaturwanya, iz'amarozi, none iz'amagambo ngo nizo zatunesha? Ninde wakubeshye ko kwa Kristo bakangwa na biracitse? Haleluya. Iyo abanye natwe cyagihe n'uyu munsi irahari, kandi ndi kumva umwuka w'Imana hari icyo ari kumbwira. Arimwe ambwira ko dutabawe, abari mu rugamba, ni ukuri intsinzi yabonetse. Dupepere Yesu wabikoze. Ushobora kumara imyaka myinshi mu bupangayi, Yesu ari kugutegurira etaje. Abazi Imana yimusanze mukomere Imana amashyi. Hoya, ushobora kumara iminsi utabyara, kumbe Imana iri kugutegurira impanga n'ibyo uzaziha. Ushobora kurwaza bigatinda, Imana ishaka kukwereka inshuti mubana n'izo mugendana izarizo. Ntago wabona Imana uri mu munezero, uzahurira nayo mu bibazo, uzahurira nayo mu rugamba, kuko intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga uruhe rugamba utarwanye? Washaka intsinzi ivuye mu ki? Amena. Ahubwo muhagarare iki kigabo. Hariya Yesu yaravuze ati dore mugiye guhura n'inzitane, urugamba rutandukanye, ariko muzarubemo muhagarare iki kigabo. Bamwe bazageragereshwa kujya mu nzu y'imbohe, abandi bazatukwa, abandi bazavugwa, abandi bazarogwa, abandi bazabesherwa, abandi bazasenyerwa, abandi bazamburwa, ariko mwese, haleluya, muzibuke kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Imana ibampere umugisha. Hari uri kumva ashatse gukurikira Yesu nawe buri munsi buri saha ngo ahaguruke dushimire Imana iduhaye izi mbaraga, idushoboje gukomera muri izi ngorane. Hari uhari ngo ahaguruke dusenge, hari uhari ngo ahaguruke dushime Imana yongeye kuduha umunsi bugacya, ikabiduhaye saa sita zirageze. Arahari. Haguruka dusenyere Satani. Nta mahoro yaduhaye, nta byiza twifuriza, nta mugisha tugenera. Ibye ni umubabaro, ibye ni amarira, ibye ni agahinda, ngo ariko Yesu agezemo. Haleluya. Agezemo arababwira ati ndabizi ibyago byawe, ndabizi amakuba yawe, ndabizi ko bakwanga, yewe nta n'icya burundu ugira, yewe urapangisha, ariko uri umutunzi, niko ijambo ryambwiye. Haleluya. Tugiye gushima Imana. Wongera uyibwira ati Imana nshimye ko burya nanjye unzi. Nubwo babizi mu mudugudu ko ari njya mu kanurimo, y'ikigori bakibuza ati ni runaka wagihaguye. Ibeshye basange hari ibishyimbo banyuzemo ati ni runaka wabyibye. Ibeshye basange hari babiri ry'ivoka ryamanutse hasi, ivoka zacu bazimaze. Kubera ikibazi ko ari weho mukenu bahehe muri karitsiye. Iyo baje gusaka baca kuri bya bisambo bakajya gusaka aho bitari. Kubera iki? Wamuhingukira mu rugo se. Haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana idusange. Zamura ikiganza cyawe nk'ugiye kwakira ikizimya muriro kiyakaga mu ruhande rwawe. Amen. Ugiye kwakira imbaraga nshya ku buzima bwawe. Ugiye kwakira igitangaza cy'Imana mu mikorere yawe. Ugiye kwakira impinduka mu rugendo wari urimo. Ugiye kwakira kubohoka mu ntambara wari urimo kuhangana nazo. Ugiye kwakira amashimwe mashya, kandi Imana igiye kuguhereza ibinyuranije n'ibyo bagusabiraga, kuko Imana ntabwo itanga nk'abantu. Iyo bitanga nk'abantu yaca mu banzi bawe ikabagisha inama, bagucira urwo gupfa. Ariko kubera ko Imana ari Imana, haleluya, irimo imbwira ngo iguhaye amahoro kandi iguhaye umugisha.
urakoze ko wera ibihe byose. Ndagushimye kuri Jehova Rafa, Imana ifite imbaraga. Shimwa Mana, ni wewe watangije uru rugendo kandi ni nawe uzarusoza rurangira amahoro. Tugushimiye imirimo myiza n'imigambi myiza udufiteho, kuko utajya ubeshya kandi urukundo rwawe rukaba ruhoraho ibihe byose. Tugukomeye amashyi tuvuze impundu kuko uri Imana. Amen, amen. Birashoboka ko urwaje, wakwegera hino tugasengera abarwayi. Birashoboka ko urwaye cyangwa ko urwaje, wakwegera hino tugiye gusengera abarwayi. Numva Yesu anyemeza kumbuza imbaraga, ngo njye musenge iteka. Haleluya, ntacyo nza. Yo yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumane. Yanyishuriye ya myenda yose, ya myenda yambabarijwe, mbabariye ibyaha atumanera. Mana, ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Ijambo ryawe ni rizima kandi rifite imbaraga. Ni ukuri dayimoni ngo yahagurukiye mu murwayi, arangije ngo abaza abigambaga, arababaza ati none kuwo Yesu Pawulo yakoreye tumuzi? Nabo badayimoni muvuga nabo turabazi, none mwewe muri bandi? Yesu we, turisobanukiwe. Tumaze kwisobanukirwa